Amahoro y'Imana mwebwe mudukurikiye kwicano yacu YouTube yitwa Nawe Saragushaka. Banje kubasuza ngo ubune amahoro biva ku Mana Data ibane namwe. Tumaze iminsi rero turebera hamwe ingingo ijyanye no kwihana. Tureba nuko abantu batihanye bazaba ibiryo bya Satani. None tugiye kurebera hamwe ingingo ijyanye no kwizera yuko uyu muntu yihanye ibyaha akwiriye kwizera ko yabibabariye. Mbere yuko dutangira reka tubanze dusenga. Turagushimye Data nukuri uri umukunzi wacu urutwigishe kwizera kandi tubashe kugira kwizera kuzima. Uneza amatwi ndetse n'uzumva iki cyigisho bose bakugireho umugisha. Bisabye imbyizere mu izina rya Yesu, amen. Wowe uri mushyashya kwicano ndakwibutsa ngo ukore subscribe utarabyibagirwa. Kwizera ni iki? Kwizera mu Baheburayo mu gice cyaho cya 11 umurongo wa mbere haravuga ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi ko kuduhamiriza yuko ibyo tutabona ari iby'ukuri. Kuko umutima wawe wamaze gukangurwa n'umwuka wera, wakubise amaso ibibi bimwe bizanwa n'ibyaha n'iby'imbaraga zabyo n'ishyano rizanwa nabyo, maze wumva ubizinutswe, wumva yuko ibyaha byagutandukanyije n'Imana kandi ko kuri imbata y'ubutware bw'ibibi. Uko urushaho kurwanirira kubicikaho ni nako urushaho kumva ko binaniranye. Wifuza cyane umutima uboneye, umutima wawe urahumanya, ukabona ko ubugingo bwawe bwose bwuzuye ibyaha no kwikanyiza. Wifuza cyane kubabarirwa ngo ubone uvanwe mu bubata, ariko si ukwiriye gukora ute kugira ngo ubone kuzura n'Imana use nayo? Icyo ukwiriye kugira ni amahoro yo mu mutima, amahoro mvajuru. Umva uko Yesu abisezeranye cyangwa isezerano ry'Imana. Uwiteka aravuga ati, nubwo ibyaha byawe byasa n'umuhemba bizaba umweru nka shelegi, nubwo byatukura tukutuku bizahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. No muri ibyo byanditse muri Yesaya mu gice cyaho cya mbere umurongo wa 18, Ezekiyeli 33:28. Imana yasezeranye umwuka mushya kandi izashyira n'umwuka w'ubugingo muri twe. Wamaze kwerura ibyaha byawe, umutima wawe urabizinuka, uwahisemo kwiyegura Imana, noneho yisanga uyisabe kubikuhagira, iguha umutima mushya, maze wizere ko ibikora byose kuko yabisezeranye. Yesu akiri muri iyi si yigishije ko ariko dukwiriye kubigenza. Ubuntu Imana yadusezeranije ko izatugirira, dukwiriye kwizera ko tuzabibona bukaba ubwacu. Ibitekerezo bya Yesu byo muri Bibiliya by'uko yavuraga indwara bitwigisha uburyo bwo kwizera yuko abasha kutubabarira ibyaha byacu. Reka turebere hamwe igitekerezo cy'ikirema cya Betisayida. Iyo mbabare ntiyagiraga shinge na rugero, yari amaze imyaka 38 aremaye, ariko Yesu aramutegeka ati, byuka wikorere uburiri bwawe utambuke. Uwo murwayi yajyaga kubasha kuvuga ati, mwami numara kunkiza ndakora icyo uvuga, ariko siko yabigenje. Yizeye itegeko rya Kristo maze Imana imuha imbaraga yo gutambuka. Nawe nuko uri umunyabyaha, ntiwabasha guhongera ibyaha wakoze, ntiwabasha guhindura umutima wawe no kwiboneza ngo were, ahubwo Imana yasezeranye yuko izabigukorera byose ku bwa Kristo. Wizere iryo sezerano, uvuge ibyaha byawe, wiyegurire Imana, wifuze kuyikorera. Ni ukuri nuramuka ubigenje utyo, Imana izagusoreza isezerano yasezeranye. Niwizera isezerano ukizera yuko wababariwe, nta kabuza Imana izakubabarira, Imana izabigusohoreza. Uzasanga koko wakijijwe nk'uko Yesu yahaye ikirema imbaraga yo kugenda kimaze kwizera, nawe niko bizamera, nta kabuza n'ubyizera. Ntukarindire kwiyumvamo ko wakijijwe, ahubwo uvuga uti ndizeye, niko biri, si uko mbyiyumvamo, ahubwo nuko Imana yabisezeranye. Yesu yaravuze ati, ibyo musaba byose muhendahenda mwizere yuko mubihawe kandi muzabibona. Muri Mariko mu gice cya 11 umurongo waho wa 24.
nuko rero izere ko Imana ari igufasha, ishaka ko usubira kugira ishusho yayo. Uko uyegera uvuga ibyaha byawe no kwihana, niko izakwegerana imbabazi n'ibambe byayo. Noneho murumva yuko nimba watuye ibyaha byawe ugapfukama ku mavi ugasaba Imana imbabazi, izere yuko yabikoze, izere yuko yakubabariye, wishidikanya, wirindira ibitangaza cyangwa ibimenyetso bidasanzwe by'uko wababariwe, ahubwo izere icyo Kristo yavuze, izere icyo Imana yakoze. Noneho ubwo wiyeguriye Yesu, ntugasubire inyuma, ntukongere kumwimura, ahubwo iminsi yose ujye uvuga uti ndi uwa Kristo, naramwiyeguriye. Umusabe kuguha umwuka we akurindisha imbabazi ze nk'uko yabisezeranye, ukayizera, aba ariko wizera Kristo. Intumwa Pawulo yaravuze ati nk'uko mwakire Kristo Yesu umwami wacu, aba ariko mugendera muri we. Hariho rero kwizera k'uburyo bubiri. Uburyo bwa mbere ni ukwizera gusanzwe, ni ukwizera gutuma umuntu yemera ibintu adafite gihamya kandi atigeze abona. Uko kwizera ntigukiza nubwo kwaba kwemera ko Yesu yabambwe agapfa ndetse akazuka. Uko ni ukwizera ko mu mutwe kugereranywa n'uko abadayimoni. Muzi yuko Yakobo yavuze ati n'abadayimoni nabo bizera yuko Kristo ariho kandi bahindishwa umushyitsi nabyo. Intumwa Yakobo yabivuze neza muri aya magambo: wizera yuko Imana ari imwe rukumbi. Ibyo ni byiza, ariko abadayimoni nabo barabyizera bagahinda imishyitsi. Muri Yakobo mu gice cya 2 umurongo wa 19. Ukwizera kwa kabiri ni ukwizera gukiza, ni ukwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana. Pawulo aravuga ati dore ukwizera guheshwa no kumva kukazanwa n'ijambo ry'Imana. Iyo umuntu yumvise ijambo ry'Imana akaryizera akarishyira mu mutima we, rimuzanira agakiza. Ukwizera rero gukiza ni ukwizera ko mu mutima guheshwa no kumva ijambo ry'Imana. Pawulo yakomeje kubivuga agira ati niwatuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Kuko umutima ari umuntu yizeza, akanwa akaba ari ko umuntu yatuza agakizwa. Iyo umuntu amaze kumva ijambo ry'Imana akarishyira mu mutima we no kuryizera, agomba kwatuza akanwa ke agahamya Kristo. Icyo ni igihe ukwizera kumusunikira gukora imirimo ihwanye n'ijambo ry'Imana yumvise kandi yizeye. Ni ukuri mureke tugire kwizera, twe gutegereza ibindi bitangaza muri twe, ahubwo ni ukuri twizere ijambo ry'Imana. Nimba twaratuye ibyaha byacu tukajya ku mavi tugasenga, twizere yuko Imana yabitubabariye, kuko Imana ntabwo ibeshya, ntabwo Imana ibeshya. Ibuka isezerano yavuze muri Yesaya mu gice cya 1 ngo naho ibyaha byacu byatukura tukutuku, Imana irabyeza bise na sheregi, iraduhindura abaziranenge kubwo kwizera Yesu Kristo. Kwizera rero ni icyangombwa, ni igikoresho kitubashisha gushyikira ku gukiranuka gushyitse. Mureke dusenge kubw'ijambo ry'Imana. Data mwiza, turagushimira, ngwino ukomeze kudusobanurira kwizera, kandi ijambo ryawe ribashe kwera imbuto mu mitima yacu. Ngo ngwino ubane natwe, uduhe umugisha, dusabye mbyize mu izina rya Yesu, amen. Ari igitekerezo cyangwa ikibazo watwandikira muri comment, cyangwa ukatwandikira kuri nimero yacu ya WhatsApp 078 50 72 512. Nimba uri mushyashya ku channel yacu, ndakwibutsa ngo ukore subscribe utarabyibagirwa, kandi ukore share ubutumwa bugeze ku inshuti zawe, nazo zibasha gusobanukirwa no kwizera, kandi iki cyigisho nabo kibagirira umumaro. Murakoze cyane, Uwiteka abahire.